Nongeye kubaha ikaze. Uyu ni wa mwanya w'inkuru yanjye, tukaba tugiye gukomeza inkuru y'urukundo rwa Aria na Angelo. Nimba utarakurikiranye ibindi bice byagiye bitambuka, n'ubundi wabisanga kuri iyi channel. Nanone kandi nimba utarakora subscribe, ndakwibutsa kuyikora kugira ngo tuzakomeze kubana no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Nanone muracyari kumwe nanjye, Kayitesi Ellen. Reka mbanze mbibutsa aho twari twahagarukiye ubushize ubwo yari yagiye gukora interview yanazindutse cyane. Amasaha yarageze, haza umuntu amubaza amazina nimba ariyo witwa Aria, undi nawe arikiriza amaze amujyana mu cyumba aho yari kuza kubarizwa. Aria yaricaye ategereza umuntu wari kuza kumubaza, maze mu gihe uwo muntu ataraza yumva telefone ye irasonnye, nuko ahita yitaba avuga gake ati "Nana, kumpamagaye aya masaha? Ufite ikihe kibazo? None se ntabwo wagiye kwiga?" Ubwo wari umuhamagaye yamubwiye icyo amushakira, maze yari akibyumva n'ubwoba bwinshi ahita avuga ati "Mama, ndaje ngiye gufata imodoka." Ako kanya yari yahise asohoka ubona afite igihunga, nuko agenda nta muntu n'umwe abwiye. Agisohoka Angelo na wa uncle we nabo bahise baza binjira, maze bahageze babura umuntu, nuko wa mukobwa ari waje azanye Aria ahita yinjira basangamo, bamubaza impamvu Aria atari muri icyo cyumba, babwira ko binjiye aribwo nawe agisohoka, kandi ko yagiye yihuta cyane, atashobora kuba ahuye n'ikibazo kimutunguye kandi bishobora kuba bikomeye. Jack, ubwo ndavuga wa uncle wa Angelo, yahise ahindukira aramureba, amureba nk'umuntu umutakarije icyizere, undi nawe arabibona nuko ahita ahindukira areba wa mukobwa ati "Kra, ubagezeye? Ugereje n'igihe agendeye urumva yabagezehe?" Clara nawe ati "Nibwo akigenda, nimba yakoresheje esanseri ubageze hasi, ariko nimba yakoresheje esikariye ntabwo arahagera." Undi ati "Okay." Ugahita bacaho nta n'umwe avugishije, aragenda ajya muri esanseri. Angelo we yakoresheje esanseri, maze akigera hasi ahita ahahurira na Aria kuko we yari yakoresheje esikariye. Akimubona yaratunguye kuko Aria yari arimo kurira, ariko nanone arimo no kwihanagura amarira. Amaso yari yatukuye cyane. Ubwo Angelo yahise abona ko afite ikibazo gikomeye, ntiyakirirwa bimubazaho, kuko nubwo yari afite gahunda yo guhorera Ben, ubusanzwe Angelo yari umuntu ushyira mu gaciro. Ubwo akimubona yahise amubwira ati "Ari, ugiye? Uzi ko amasaha y'interview yawe yageze, cyangwa ntabwo ushaka akazi?" Ubwo undi yaramurebye abura icyo avuga kubera ikiniga, ariko yihagararaho ati "Mama yarembye." Ngiye mu cyaro kumureba. Arongera ati "Munyihanganiye kuba mbiciye gahunda, ariko nta kindi nakora." Ubwo Angelo yahise asa nk'utunguwe, nuko ati "I'm sorry, none isabaye, ahubwo se uragerayo gute?" Aria amubwira aho baba arangije ati "Ndatega bisi, ahubwo urimo kunyereza." Amucaho agiye kugenda, Angelo ahita amufata akaboko arahindukira, undi ati "Turajyana." Aria yagiye kuvuga, Angelo ahita amujyana mu modoka ye, aramufungurira, bose barinjira baragenda. Batangiye urugendo rwerekeza iwabo wa Aria, hari kure cyane. Aria yagendaga afite ubwoba arimo kurira, ariko adasohora ijwi, ahubwo amarira ari yashoka nawe akagerageza kuyahanagura. Angelo yaramurebaga ariko akabura icyo amubwira kuko atari azi n'icyo mama Aria arwaye. Nubwo Aria yari ameze gutyo, yari abizi neza ko Angelo amwitayeho nubwo ntacyo yavugaga. Ubwo bakomeje urugendo nta n'umwe urimo kuvuga, bagezeho Aria asohoka mu modoka yiruka yerekeza iwabo, undi nawe amuzi inyuma. Aria akihagera arikanze cyane, bigaragarira buri wese wari uri aho ngaho, ndetse na Angelo wari umuri inyuma, kubera ukuntu iwabo yahasanze abantu benshi cyane. Ubwo yahise aca muri icyo kivunge cy'abantu yinjira mu nzu. Akihagera asangana na murumuna wabo arimo kurira cyane, yicaye iruhande rw'igitanda mama wabo yari aryamyeho. Ubwo yari akibona yahise ahagarara aho yari ageze, amera nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi, akomeza kurebana na gusa nta kindi avuga. Nana nawe akimubona yahise aza aramuhobera, ari nako arira cyane ati "Ari, mama kuva mu gitondo ntarakanguka, mfite ubwoba ko mama yapfuye." Akivuga ibyo gupfa Aria nibwo yahise asa nk'ugaruye ubwenge, ahita yegera mama we, aramunyeganyiza cyane, ari nako amuhamagara, ariko undi ntiyakoma. Ubwo yari yakomeje gusakuza gutyo ahamagara mama we. Angelo aho yari ari hanze arabyumva, maze nawe ahita yinjira, aza mu cyumba ba Aria bari barimo.
ahita yigezeho Ariya na Nana nuko yegera mama Ariya amukora ku ijosi yumva umutima uracyatera ndetse akindimo no guhumeka. Angelo yahise ahamagara abagabo batatu mu bari aho baterura mama Ariya bamujyana ku ivuriro ryari aho hafi ariko riciriritse. Yajyanye na Ariya n'undi mumama wari inshuti na mama Ariya bari batoranye. Aho kuri iryo vuriro bahamaze umwanya muto kuko hahise haza ambilansi iturutse ku ivuriro ry'iwabo wa Angelo ije gutwara mama Ariya ngo abe ariho ajya kuvurirwa. Ariya yabanje kubyanga kuko ryari ivuriro ry'abakire rirenze ubushobozi bwe ariko Angelo amubwira ko icya mbere ari ubuzima. Ati urabona ukuntu mama wawe ameze, ntavuga, ntanyeganyega, yewe n'ibi byose ntabwo abizi. Akeneye guhura n'abadogiteri bakomeye bakamenya ikibazo afite. Naho ubundi ahita aceceka Ariya ati naho ubundi iki? Agiye gupfa? Ariya arongera ararira cyane nuko Angelo ahita amwiyegereza aramuhobera maze ati Ari biraza kumera neza. Don't worry. I promise ko nta kintu kiraba kuri mama wawe. Mu mwanya muto ambilansi yari ihagurutse igendamo Ariya na mama we naho Angelo asubirana na wa mama mu rugo agiye gufatana na ngo bajyane kuko bari babyumvikanyeho na Ariya ko Nana ari abaje bakabana. Mu nzira Angelo na Nana bataha bwari bumaze kugoroba. Angelo yabonaga Nana afite ubwoba maze aramureba ati nitwa Angelo. Nana nawe aramureba arangije ati nanjye nitwa Nadia. Angelo ahita amwinyuramo gato ati niyo mpamvu bakwita Nana? Undi ati yego, papa niwe wakundaga ko binyita birangira ari ry'abantu benshi banyita. Undi ati okay, n'ubundi ka Nana niko keza. None se wiga mu wa kangahe? Nana ati niga mu wa 5. Angelo ahita asekamo maze ati wiga mu mwaka umwe n'uwa murumuna wanjye. Ubwo Nana yatangiye kwishima maze ati ubwo se nawe ugira murumuna wawe? Angelo arongera araseka ati cyane, afite imyaka 12. Nana tuzi ko twendaga no kungana, njye mfite imyaka 11. Ubwo bose bahita baseka maze birangiye bamara umwanya batujeho maze Nana ahita abaza Angelo ati urishiri wa Ariya? Angelo aramureba amwenyuramo maze ati oya turakorana. Nana ahita asa nk'urakaye ati maze Angelo ati none se ko mbona bikubabaje? Nana ati nari ngize ngo Ariya yabonye undi, nari ngiye kwishima ko none hatakibabaye. None nta nubwo urishiri we? Basi se nta nubwo umukunda? Wenda bikaba byarakunaniye kubimubwira nzamukubwirire. Ntabwo nkunda kubona Ariya yababaye kubera Ben. Ahita yivuga ku munwa ati Yesu we ndamuvuze. Ntuzabimubwire. Angelo ahita aseka arebana ati rero ngiye kukubwira ibanga ariko nawe ntuzarivuge kuko nubivuga nanjye nzabibwira Ariya ko nzi Ben. Ariya ndamukunda ariko nzabimubwira. Ubwo Nana yahise yishima cyane maze ati ubwo nawe tubaye inshuti. Ariya ni umwana mwiza cyane ntuzamubabaze kuko numubabaza nzagukora nk'ibyo nzakorera Ben. Maze undi ati Ben uzamukorera iki? Nana aramureba ati ntabwo mbikubwira, nibanga kuko nawe numubabaza n'ibyo nzagukorera. Bakiri muri ibyo Angelo bahise bamuhamagara, arebye umuntu umuhamagaye asanga ni mama we aramwitaba maze Nana yumva aravuze ati mama hari umurwayi nari nagiye kuzana ahantu kure, ndakeka ko papa ari uri bumwiteho ariyo mpamvu nawe atarataha ariko n'ubundi nanjye ninda kuhagera. Mama don't worry, twese tumeze neza. Akiva kuri telefone Nana ahita avuga ati noneho ndumva nishimye, mama ari bukire. Angelo uri umwana mwiza, nako umuntu mukuru mwiza. Angelo aramureba ati cyane rwose Nana, humura mama wawe arakira. Arongera ati rero Nana urabona ko bwije, ngiye kukujyana mu rugo uri kumwe na Nina, mama uzamusura ejo kwa muganga sibyo? Nana nawe arabyemera. Angelo yabanje kujyana Nana mu rugo aho Ariya na Nina babaga, maze ahita ajya kwa muganga. Ahageze asanga Ariya yicaye wenyine ku ntebe, maze araza amwicara iruhande ariko Ariya atamubonye kubera ukuntu intekerezo zari kure. Ubwo akicara yahise avuga ati Nina ni agasazi. Ariya arikanga ahita ahindukira, arangije amwenyuramo ati uzi ko ntamenye igihe wagereye? Undi ati nibwo mpageze, nabonaga uri kure mu ntekerezo. Undi nawe ati yego. Nana wamugejeje mu rugo?
Angelo ati yego byose nabikoze nk'uko wabimbwiye, gusa mufite karumuna kanyu k'akana keza. Karasetsa cyane. Ararongera amwenyuramo ati cyane, ameze nka papa neza, ni urwibutso papa yadusigiye. Asobanuye byinshi kuri twe. Undi ati ni akana keza, buri wese yakishimira kubana nawe. Ubwo bose bamaze umwanya ntawe uvuga, maze Angelo ahita abaza hari iby'umurwayi. Undi ati bamujyanye kumusuzuma. Bambwiye ko biratinda kuko bari busuzume byose, gusa bambaje uko yari asanzwe arwaye, mbabwiye bambwira ko nta kibazo biraza kumera neza. Ubwo ndategereje. Angelo ariruhutsa, bigaragara ko nawe yarahangayitse cyane, maze ati ubwo bavuze gutyo biraza kumera neza. Bakomeje kwicara aho. Hashize umwanya Angelo ahita abwira Ari ati ntabwo ushonje se? Undi ati ahubwo se wowe ntabwo ushonje? Umunsi wose uzi ko utariye? Angelo aramureba araseka, maze azunguza umutwe ati gusa uransubije? Ari ati ndumva nshonje ariko ibitekerezo mfite ntibinyemerera gutekereza ku nzara. Undi ati noneho n'ubundi abo baratinda, ngwino nkwereka aho tujyana. Ubwo baragiye bajya muri resitora yari iri aho kwa muganga. Barangije barimo kugaruka, Ari ahagararaho gato, maze Angelo arahindukira aramureba ati Ari ko uhagaze? Ari ati hari ikintu nshaka kukubwira. Ubwo Angelo nawe arahindukira amuhagarara imbere, maze Ari ati Angelo, ndashaka kugushimira cyane kubw'uyu munsi, nako kubw'iminsi yose kuva twahura. Sinzi impamvu urimo kunkorera ibi byose, ariko Angelo uri umuntu mwiza. Ari yacecekaho gato, maze arongera ati nari ngiye kuvuga ko iri ari ideni rya gatatu nkugiyemo, ariko sinzi ko ayo madeni yose nazageraho nkayishyura. Ariko icya mbere cyo ndagushimira cyane. Angelo aramwitegereza cyane, arangije ati mbonye aho Nana yakuye imico, ni kuri wowe, gusa don't worry, icyo wankeneraho ubufasha cyose nagerageza kugufasha. Ndabizi ubuzima urimo ntabwo bworoshye, ariko njye na Nana ndetse na Nina turahari ku bwawe. Akivuga gutyo Ari ahita amuhobera, bamara umwanya bahoberanye, maze Ari ahita asa nk'uwikanze aramurekura, maze Angelo ati it's fine, nabyo biremewe. Barakomeje bagaruka ahandi bari bahicara umwanya muto, maze abari bari gusuzuma umurwayi bahita baza. Ari abamuha ibisubizo, maze aherekeza Angelo atashye, bagenda baganira. Angelo atangira kumusobanura uko bimeze, ati barakwereka aho urara kuko hariya mama wawe arwariye nta barwaza bahajya, keretse iyo muganga bigusabye, gusa naho ni heza nta ribi ryaho. Ariya nawe ati uko haba hameze kose ntacyo hantwara, ahubwo se ko imodoka yawe ntayihari urajya gutega? Undi ati oya, ndatahana na papa, iyanjye bayijyanye kwiyoza, bazayizana ejo. Bakeye muri ibyo papa Angelo ahita aza. Angelo aramusezera barataha, undi nawe asubira mu bitaro. Ku ruhande rwa Nina na Nana bari bamaze gutegura ibyo kurya, maze Nina ati Nana ngwino uri kurya, ngiye kubanza nsoze gusubiza wakabaduhaye. Nana arabyanga ngo arabanza amutegereze. Nina arangije ati okay, noneho reka ngire vuba, hasigaye bike. Nana aguma mu byo yari arimo, maze yashize akanya ahamagara Nina. Undi nawe aramwitaba, maze aramubaza ati ufite ubwoba? Nina ati ubwoba bw'iki? Nana ati bwa mama. Nina asa nk'uwiruhutsaho, maze ati ndabufite ariko tugomba gukomera, sibyo Nana? Nana we araseka ati njye nta bwoba mfite. Undi ati kubera iki? Nana ati Angelo yambwiye ko mama araza kumera neza, ndabizi arakora ibishoboka byose, rero ndamwizeye. Nina nawe ati kandi koko nta mpamvu yo kugira ubwoba, kandi Angelo ahari. Gusa nubwo Nina yavugaga gutyo yari abizi byose uko bimeze, kuko Angelo yari yabimubwiye igihe yazanaga na Nana. Ubwo yahise abwira Nana ati Nana rero ngwino turye turyame kare, ejo nzazinduka njya kwitegura tesite dufite. Nana ati none se njye nzasigara he? Undi ati uzasigarana na Nina na mama kwa muganga, ibindi uzabimenya ugezeyo. Angelo na papa we bageze mu rugo basanga mama we akibategereje. Ubwo bose babanje kujya kwitunganya, barangije baza ku meza, ariko Angelo bababwira ko atarya yariye, ahubwo atajya mu cyumba cye. Ubwo mama we na papa bari ku meza barya, ari nako baganira, maze mama wa Angelo ati Angelo yambwiye ko uyu munsi atiriwe mu mujyi, ngo hari umurwayi yagiye kuzana mu ntara.
Papa Angelo ati yego, ni umukozi mushya muri kampani warwajije umubyeyi kandi yari atuye kure y'umujyi. Undi ati none se kuki ari Angelo wagiyeyo? Papa ati Angelo yagiye aherekeje uwo mukozi mushya kuko ariwe wari ugiye kumukoresha interview. Ubwo byarangiye basanze arembye niko guhamagara ku bitaro bohereza ambulance ijya kumuzana. Undi ati Angelo muri iyi minsi arimo kuntangaza, aho yaviriye hanze yarahindutse cyane, yabaye undi Angelo ntarinze. Papa we nawe ati nanjye ibyabaye uyu munsi byanshimishije cyane, sinzi icyabaye kuri Angelo kugira ngo ahinduke kuriya, ariko byatumye umwana wacu aba umuntu nyamuntu. Undi ati nanjye sindi kubyiyumvisha, none se ubwo uwo mukozi nawe muramugabanyiriza nk'abandi? Papa Angelo ati cyane rwose, nawe arishyura 20% kuko n'ubundi twasanze yari yamaze kujya muri sisiteme, kandi urabizi ko umukozi wacu wese we n'abo mu miryango ye bose bagabanyirizwa 80%. Ubwo rero nawe yagize amahirwe kuba yari ari muri sisiteme. Angelo nawe yari ari mu cyumba arimo kureba ifoto ya Vivi ariko ubona ababaye cyane, nuko akomeza kureba amafoto maze agera ku ifoto abona ntabwo asanzwe ayizi, maze akomeza kuyitegereza ubona atazi uburyo yageze muri telefone ye. Hashize umwanya ahita aseka ati ni Kanana. Buriya iyi foto igihe yambwiraga ngo mutize fone agiye kurebamo game, arongera araseka. Ahashize umwanya arimo gutekereza ku byabaye uwo munsi maze atangira kuvugira mu mutima ati Ben, ubu nzashobora kuguhorera.